Mwemeze mbasuhuza mbabaza amakuru yanyu mwese uko mwiriwe uyu munsi wa kangahe uyu munsi wa kabiri w'iki cyumweru twatangiye ejo hari kuwa mbere. Ndakeka mwese mumeze neza nta n'umwe ufite ikibazo. Ikingaruye ahangaha ni shampiyona y'u Rwanda, dore ko ikomeje kuvugisha abantu benshi cyane, ikomeje kurwaza imitima. Abasifuzi bakomeje gukora amakosa ndetse n'amafuti bitakabaye biri ngombwa mu mikino runaka, dore ko hari ibyateje imvururu byabereye mu kibuga cya Bugesera. Hari amapenaliti yatanzwe atari ariyo, hari amapenaliti yimanywe yariyo, ndetse n'andi mapenaliti yatangiye muri za pere. Aha hose ukibaza ngo ese ni iki cyabaye kuri uwo munsi? Hari habaye aperi day cyangwa hari habaye abasifuzi day? Dore ko bose aribo baje gukora udutendo twaje kuba twavamo imvururu zatumye haterwa n'amabuye mu kibuga. Iyo ni shampiyona y'u Rwanda tugiye kuza kuganiraho. Icya mbere nkusabye ni subscribe, like, share, comment, ubundi tukamenya ngo ese ni ibiki biri kujya mbere, ubundi ukazajya umenya ngo ni ibiki biri kujya mbere muri shampiyona y'u Rwanda. Udukuru dusekeje ndetse n'ibindi byose biri serious ahangaha kuri bigumana, info ya bigumana TV uzajya ubigezweho 5/5. Ferwafa ibigize ikikoze inama iravuze ati twebwe umwanzuro wacu twafashe nuko Rayon Sport igomba gusubira gukina, itabyemera igaterwa amaga cyangwa bagomba guhera umukino aho rugereye ku minota 57, ubundi match kongera igasubirwamo. Abareye ati ibyo ntabwo tubikoze. Nyuma y'ibyo ngibyo Ferwafa babwira ngo ibyo mu gihe mwumva ko mutari buze kubikozwa biraza kurangira bigenze gute? Biraza kurangira mutemaga. Perezida w'ikipe ya Rayon Sport yavuze ngo igikombe nubwo kigiye ariko ibikombe biracyari, ntabwo gigeze byimuka. Buri mwaka atanga igikombe miliyoni 25 baba barwanira. Ukibaza ngo bya bihumbi ijana za miliyari imwe n'ibihumbi ijana njya numva zatanzwe ko bakinnyi zigarukira hehe? Ko nzi ko igikombe cy'u Rwanda kidatanga amafaranga arimo n'umukinnyi umwe byiwe. Wakwibaza ngo ese bigenda gute? Ese abantu bose bamarana bashaka ibyubahiro gusa, cyangwa harimo n'abigiza nka n'abashaka kureba cyangwa bashaka kurwaza abantu imitima? Turabigarukaho aka kanya ubu ngubu muri shampiyona y'u Rwanda, dore ko hasigaye imikino 3 yonyine ngo igikombe kibone nyiracyo. Ikipe ya APR ku mwanya wa kabiri, Rayon Sport ku mwanya wa mbere. Niko byari bihagaze mbere y'uko haza kubera amabara ku kibuga cy'ikipe ya Bugesera. Ese ngo ni ibiki byahabereye? Wamenya ari ibiki se? Ko ari amayobera yayobeye abantu bose, abatoza ndetse n'abakinnyi n'abafana bari muri icyo kibuga. Ukibaza ngo kuki bumiwe kandi bari bagiye kureba match y'ibyishimo, kandi bari bagiye kureba ibyiza mu Bugesera. Aho ngaho niho umusifuzi ahise yigaragariza, maze yerekana yuko ari Imana muri icyo kibuga, dore ko komiseri w'umukino yaje no kumushimagiza, akavuga yuko ari umusifuzi wa mbere uzi gusifura ibintu bigaragara. Nyamara n'abatari abo ngabo ari abanyamakuru ku ruhande bose bavugaga yuko Rayon Sport bayibye penaliti, ariko abandi bose bizwa ko ari abasifuzi, bakabona ko iyo ngiyo atari penaliti, atari ikosa. Ikindi kandi penaliti zatanzwe icyo gihe ndetse n'izatangiye mwa pere zagaragaraga yuko zirimo amafaranga ndetse n'ibiki byose byo gutabanga umupira w'u Rwanda. Wakwibaza ati kubera iki shampiyona y'u Rwanda yaba irimo umwanda imeze gutyo, warangiza ukazaba kuzafata ba Tanzania kandi amafaranga batanga ndetse n'ibyo batanga mu kibuga bingana? Mu Rwanda batanga amafaranga ariko nta mukino barabona byibura uhuye n'amafaranga bashije ku bakinnyi babo. Nta kipe n'imwe mbogamiyeho, reka nta n'imwe mbogamiyeho, kuko ndamutse ngizeho mbogamiyeho nabaga nta kinya. Iramutse ari Rayon Sport mbogamiyeho, APR sinayisiga amahoro. Iramutse ari na APR, Rayon Sport sinayisiga amahoro, ariko nta n'imwe mbogamiyeho, gusa zose zifite amafuti. Wakwibaza ngo nigeze kumva mu myanzuro bari kuvuga havugamo gutera Bugesera forufe, gusa numvaga aho ngaho bari nko kwikigita bagaseka, kuko byari kuba ari ibintu bitangaje cyane. Iby'ikibuga rero mwavuga ngo ikipe ngo yinjiye mu kibuga ngo itwara ngo ni gute ngo ikipe ishyira abafana ahantu hari ibintu baterura? Shampiyona y'u Rwanda turabizi, ibibuga byaho byose nabyo turabizi. Ese ko murabizi neza ko ibibuga byo mu Rwanda byujuje ibintu FIFA isaba, cyangwa
na Ferwafa irabizi yuko ibibuga byabo bipfuye, nta kibuga na kimwe gihari cya byibura. Ikibuga gihari ni stade Amahoro byibura na Kigali pe niyahuye, ariko n'ubundi zose ukuyemo stade Amahoro zose wakora hasi ugatera umuntu ibuye. Reka tugume mu Bugesera tubabwire ngo imyanzuro yamaze kwanzurwa. Ese yafashwe kubera iki ubundi iyo nama yabaye n'umukino ugahagarikwa? Guma ku murongo tukubwire. Ni RAYON ahangaha, kora subscribe ubundi tukomeze tujyane 5 kuri 5. Abanyamakuru mu Rwanda bakomeje gukoze baba muri wino barashishimura, bamenya ngo nibiki biri kujya mbere. Batunze amamikoro ahantu hose bafite ahantu babahuriye, ndetse n'abayobozi ndetse n'abafite icyo bashinzwe muri Ferwafa cyangwa muri kafu, ngo barebe icyatuma shampiyona y'u Rwanda itera imbere. Ariko nta kintu na kimwe. Umunyamakuru yabajije mugenzi we ati mbabarira ufatira umupira ikipe ya PL iri gukina Nyamirambo, ushakira ahantu iriya penalty yanditse mu bitabo bigengwa na FIFA, aho umukinnyi atera umupira wa adversaire undi awufata ari umuzamu. Ni hehe byanditse uko umuzamu akora ikosa yafatiye umupira mu kibuga cye? Aho nta hantu na hamwe, ntaho bishoboka. Wakwibaza ngo kubera iki? Nibyo byandi nakubwiraga, ni wa mwana Kenisi irigwa ririmba ukabije kuba mu shampiyona y'u Rwanda. Ikindi kibazo kiribazwa ngo ese ko byabaye ari Rayon Sport bikajya muri Ferwafa, hano hari naho bijya biba ntibavuge, ubwo abo bose ukurengana. Amakipe ari kurwana no kutamanuka, amakipe ari kurwana igikombe cya shampiyona, cyane ikipe ebyiri. Izo nizo kipe zizwiho gutanga amafaranga kugira ngo imwe muri yitwara igikombe cya shampiyona. Zose ziba zateguwe, reka zijye zihangana n'ubundi zinganya ubushobozi nibwo zitanganya amafaranga. Iyo bita Murera ndetse niyo bita Gitinyiro. Ni Gitinyiro. Wakwibaza ngo se kubera iki kuva rya runda amakipe ahangana cyangwa apfa basifuza igihe cyose? Ntago Rayon Sport ijya gukina ibizi kiri gukina n'indi kipe adversaire isanzwe ibizi yuko yashyiriweho andi mafaranga y'umurenge yo gukina. Icyo gihe Rayon Sport iri gukina n'amakipe arenze imwe mu kibuga, amakipe arenze imwe, dore ko niba ufite abakinnyi 24 mu kibuga undi afite 12, byanga bikunda uba ugomba kumutsinda, kuko ufite abakinnyi benshi bari gutembereza umupira. Ibyo ngibyo nabyo uba ugomba kubimenya. Uyu ni RAYON iri kukugezaho aya makuru ya sport news ahangaha kuri Bigman Empire. Byose niyemeje kubibahereza kugira ngo mutazajya mwicara mwishwa n'irunga. Abantu mwese mufite smartphone, mwese tujye tugendana, tumenye ngo ese nibiki bijya mbere muri shampiyona y'u Rwanda. Tugiye kubabwira imyanzuro yafashwe n'icyatumye iyo myanzuro ifatwa. Ahangaha mutega amatwi, like, comment, share, subscribe. Cyo ni ikintu cya mbere cyo kigomba kuba gihari. Nizere ko mwese mumeze neza 5 ku kandi. Bashingiye niba ari kugika ku kiga cya 21 kiremeza yuko ikipe ya Rayon Sport igomba gusubiramo umukino, bagasubiramo aho wari ugeze ku minota 20, ku minota 57 Bugesera ifite ibitego bya 2, maze abandi nabo bakagira bati reka tuze twireberere mota duteye ubwoba. Ikipe y'Ikigali yaje yikura Bugesera nta bwoba na bungi ifite. Reka dukurikire. Ikindi kandi umukino ugomba gusubirwamo nta mufana n'umwe muri stade. Ikipe igomba kuzerekejwe n'abantu 3 bonyine, umuyobozi, vice president ndetse n'umunyamabanga. Abo nibo bayobozi bagomba gukurikira ikipe. Byari byitezwe yuko hagati ya Rayon Sport na Bugesera hari imwe ari buterwe penalty, nako icyabandi bita mpaga. Gusa izindi kipe zose ntago zabyumvaga. Buri muntu wese yahise atangira kuzana impamvu zimwe na zimwe zatuma umukino utari buze gusubirwamo. Abandi nabo bakumva ko umukino watangira gushyashya, abandi bakumva ko Rayon Sport yaterwa amaga. Abo nta bandi ni babafana ba ya kipe y'Ishyorongi, dore ko bamaze kuyitazira akazina k'ikipe y'Ishyorongi ubwo kamaze kuyifata tayari. Babwiye ko nta ruhande na rumwe ngiye mpengamiyeho ndi kuvuga amakuru ku giti cyanjye. Nta muntu n'umwe ngiye ndi gushaka kuvugira ahangaha kuko bose ni abanyamafuti.
abafana b'ikipe ya Rayon Sports bari bazi ko bari bufatirwe imyanzuro ndetse n'ibihano bikakaye byo kumara imikino 3 yose cyangwa gusoza shampiyona nta mukino n'umwe bitabiriye. Gusa ntago ariko byaje kugenda. Ikipe yaje kuba ishyirirwamo faveri, abafana babuzwa kuri stade ya Bugesera gusa, ahandi hose bemerewe kuza muri stade bisanzwe. Iyi kipe nyuma y'uko ibi byose bibaye, match yagiye gutangira iri ku mwanya wa mbere, ariko yasoje match zose zasojwe iri ku mwanya wa kabiri. Nyuma yaho yari isigaranye imikino 3 yonyine, umukino wa Bugesera, umukino wa Vision ndetse n'uwa Gorilla. Imikino ikomeye cyane ititeza yuko ishobora kuzayikuraho n'amanota 3 yose. Uwa mbere byo birasa nkaho byamaze kuba amaherere ndetse byamaze kurangira ndetse byamaze kugenda nk'amahembe y'imbwa ko yamaze gutsindwa umukino wose. Wakwibaza ngo ibi bintu tuba twabikuye he? Dukorana n'abantu bo muri Ferwafa ndetse n'abantu bo muri Body ya League. Uwo bitaga hirya arira masara avuga ati ngenda birambiye ibi bintu, ntago nshobora kubikora, ntago nshobora gusubiramo umukino wose musubizemo, munsubizeho ibitego byanjye ubundi tugendane neza. Abafana b'ikipe ya Gasenyi nabo baragiye ati bitura birambiye, turambiwe agasuzuguro ndetse n'ubwishongozi no kuturyamira. Abandi bakarenzaho amagambo avuga ati turambiye amakipe yo mu Rwanda ndetse turambiye amakipe abiri y'ikigo kimwe. Iyo nta yindi ni Marine ndetse n'ikipe ya APR. Amanota 6 aba yanditse n'ibitego hafi 25 mu mikino 2, yaba ari bikeya bikaba 15. Uyu ni RAYON uri kukugezaho ikiganiro muri Big Man Empire muri studio za Big Man TV. Ndakeka mumeze neza. Shampiyona ikomeje kugorana, igeze hahandi umwana rera nyina yumve. Iyo udafite amafaranga urasigara ahangaha akora ibiciri by'abantu bazima, cyangwa utamfite amaraka ugasigara inyuma. Aho ngo ni hahandi buri wese asigara kureba nk'umusevire. Gusa ukihangana kuko nta kintu na kimwe ushobora gukora. Gusa ariko sintekereza ko ibi bintu bibaye byaraturutse Shyorongi. Nta mu general, nta mufande ufite umwanya wo kujya guta inyuma y'ibyo bintu. Biba bifite abandi babikorera inyuma iyo ngiyo, ariko sintekereza abo nibo batuma umupira w'u Rwanda uhora uguma hasi. Abafana b'amakipe imitima bayabariye. Umenye umusifuzi nyuma y'uko bajya kumutegura baramubwiye yuko ikipe ya Rayon Sports nta bafana igira, akavuga ati ibi bintu ni byo umuntu myenda bikora, akirengagiza yuko Rayon Sports atari ikipe ya Bugesera cyangwa ikipe ya Etense rupfa kwiba Kenyege bikarangirira aho ngaho. Yamaze kugaragara ko ari amakipe menshi cyane yo mu ntara yibwa. Ibyo ngibyo nkaho bitagashimishije, match bahita bongera bayisubiramo kandi bahera ku munota. Ubundi ikiyashobokaga cyari gufata match bakongera bakayitangiriza gusa, ariko nabo nk'ubwenge bwabo n'ubushishozi bukabije babonye yuko bitari ngombwa yuko match yongera igatangira bundi bushyashya. Match babaye ngombwa ko bayitangiza igatangira ku munota ririho. Abasifuzi ni babandi. Ikindi kandi komiseri w'umukino ni wa wundi. Hasohotse ibaruwa ya komiseri w'umukino ivuga ku kijyanye n'umusifuzi, avuga yuko yasifuye neza, ahubwo kuri we yakagiye amuhereza amamatch menshi cyane yo gusifura kugira ngo akomeze yerekane ibigaragara yuko ari we musifuzi urenze mu Rwanda. Gusa ariko hari ikintu yitiranya, bayita Gasenyi, isaro ry'Inyanza Murera. Iyo ngiyo kuyiba kugira ngo bipfe kuguhira nuko nawe ku giti cyawe uri umureyo. Ikibazo rero urumva ko uko uri umureyo utakuba Rayon Sports yawe. Iyo ni ikosa udashobora gukora ahangaha, ushobora kuzarekura ukazicuza ubuzima bwawe bwose. Iyi ni RAYON ahangaha kuri Big Man TV. Nizere ko umeze neza udukurikiye. Turacyari kuri 5/5. Yes, ndabakunda cyane. Ni RAYON no kuzindi social media zose wajyaho kadusangaho ibitekerezo byanyu bidakwiye iby'abandi. Tuba tugomba byo kubicishamo amaso, barangiza tukagenda tubasubiza 5/5. Nizere ko mumeze neza, ndabakunda cyane. Ntago turarangiza showbiz,
Inyamakuru ya siporo. Ikipe ya APR kuva shampiyona yatangira imaze kuvugwaho ibibazo byo gutanga cyangwa byo kugura amamatch inshuro nyinshi cyane. Ibinyamakuru bitinya kubivugaho cyangwa bamwe na bamwe bakigira abahere bakigira nk'aho ibyo bintu batabizi kugira ngo bareke kwisiga isenda z'iki gihugu cyangwa se z'iki gikona. Mu gihe twanga agasuzuguro ndetse tukanga n'ibindi bikandamiza amakipe magenzi yayo, bamwe na bamwe baragira ati Paul rwose hangana utabare utwubakira umudugudu w'abareyo, dore dukomeje gukandamizwa, tujye tuza gukina tubizi ko turi abareyo, dufite umudugudu wacu wihariye. Ariko yarabihoreye, ntabwo yigeze abumva. Niba yaranabumvise, iki gitekerezo kiracyari kwigwaho. Ikindi kandi ntabwo Rayon Sport ifite ahantu igabuza. Rayon Sport niyo ubwayo yikoramo ku giti cyayo yo n'abafana bayo, ubundi bakamenya ko batwara ibintu byabo. Situwasiyo y'amadeni muri Rayon Sport ntigibura kuko nta muntu n'umwe yaka amafaranga. Nizeye ko mumeze neza. Abantu mwese mukurikiye YouTube channel yacu, ndabasuhuje. Mwana basezerano mbabwira ati good bless, ndabemera cyane abantu twabanye guhera ikiganiro gitangiye kugeza gisoje. Ntago nagenda ariko ntabibukije ko subscribe ari cyo kintu cya mbere gishoboka ahangaha, ubundi tukagendana gatanu ko kandi wine kubigumana impaya. Ejo nkabazanira ikindi cyegeranye nkababwira ati bihagaze gutya muri Ferwafa, amafuti cyangwa ibyiza byabo byose bikomeje kujya ahagaragara. Niba ari abantu beza nyuma yuko uyu muyobozi uriho amaze kugaragara